Murakaza neza kumenya ICT TV, muri kumwe na Francis nk'uko bisanzwe. Reka turebe turebere hamwe ikindi gikorwa cy'ingenzi kiri kuba ibigo by'amashuri, ababyeyi, abafite abanyeshuri ku mashuri bafite uburyo systeme yashyizweho na leta, igizwe na Milicofine yo kujya bishyura bacishije mu mwarimu sako amafaranga y'ishuri, amafaranga agenewe igaburo ry'abanyeshuri. Ayo mafaranga rero azajya abigenza gute? Uburyo bwashyizweho, system yashyizweho ya SDMS yo kubicisha muri SDMS, aho umunyeshuri azaba afite kode cyangwa nimero imuranga imutandukanya n'undi mu Rwanda, akajya yanyuramo akaba ariyo yishyuriraho. Biroroshye rero kuzajya umuntu akoresha telefoni yishyura ubwo buryo. Iyo amafaranga azajya ku mwarimu sako, niho amafaranga azajya ajya kuri konti y'ikigo y'umwarimu sako. Ni ukuvuga ngo ibigo byose byinshi bya leta bifatanya na leta kubwo amasezerano, ibyinshi bizajya kubikoresha iyi systeme mu buryo bwo kurikodinga amafaranga yatanzwe n'umubyeyi cyangwa ari amafaranga ya minivare. Ubwo buryo rero buzajya bukoreshwa gute? Ngo tugiye kureba. Murabona ko harimo abafatanyabikorwa, harimo system ya SDMS, hakabamo umwarimu sako nka banki izajya yakira, hakabamo Mineduc, hakabamo MTN. Uzi ko ngo bazajya bakoresha ubwo sim card ya MTN bishyuye amafaranga kuri uyafite kuri mobile money. Uburyo uzajya unyura muri kategoriza ku nzira rero ko bizajya bigenda. Icya mbere urabona ko ni systeme, step ya mbere izajya ikurikira, tugiye kuyireba. Ikurikira ni ya mbere, step ya mbere cyangwa tutangiriye aho tuzatangira. Uzajya muri telefone yawe, ukigiye muri telefone yawe wandikamo inyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 10 urwego, ubundi ukande kuri OK cyangwa sending. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo kode bayikorere icyarimwe utazajya yenda wibeshya, ariko ubundi wakanda inyenyeri 182 ukajyaho urwego ukemeza 3 ugahitamo 3 ukemeza ugahitamo 10 ukemeza, ariyo tuza kureba mu kanya. Nyuma yo kukika kuri send uzajya ubona step ikurikiyeho. Step ikurikiyeho yindi ni iyo kuhita ikwereka icyo uri buhitemo. Ni rimwe kwishyura ishuri, nimero iranga umunyeshuri, akode nababwiye muzajya mufite imibare 12 iranga umunyeshuri uyandikemo. Ubwo ni uguhitamo rimwe. Umara guhitamo rimwe ugakanda kuri send, bakahita baguha step ikurikiyeho yo kwishyiramo kode iranga umunyeshuri. Kode ishyiramo kode kwishyura ishuri, nimero iranga umunyeshuri, ushyiramo nimero iranga umunyeshuri wawe bitewe niyo azaba afite. Navuga ko ari imibare 12 bitewe n'aho aherereye, intara, akarere cyangwa aho yigaga. Nurangiza ukande kuri enter cyangwa OK ukomeze. Step ikurikiyeho niyo guhita bakwereka amazina y'umunyeshuri n'ikigo yabaruyeho cyangwa yiga. Noneho uhitemo amafaranga agomba gutanga nanga agomba kwishyura, ni pare y'umunyeshuri, umwarimu, cyangwa ni pare y'umubyeyi, cyangwa amafaranga yo kunganira aba leta mu ababyeyi batanga. Urabona ko ahangaha ni 975 ho uyu mwana azatanga. Noneho mu bundi buryo muri Tronkomeye bazahita bakwereka amafaranga atanga muri amafaranga y'ishuri mbega bazajya batanga. Nurangiza uzahita ukanda rimwe, hitamo kuyishyura rimwe cyangwa wishyura ayari yose ukomeze. Wakugira ngo wahisemo fagitire, ibahita ikwereka umubare w'amafaranga ugomba kwishyura, ngushyiramo umubare w'amafaranga yo kwishyura. Ushobora gushyiramo nk'ari amafaranga angana n'aya ngaya bashyizemo ukayishyura yose, cyangwa kwishyura make nabyo biremewe. Ukande kwishyura yenda ukande kuri send. Nyuma yo gukanda kuri send urabona ko amafaranga ushatse wakwishyura yose cyangwa kwishyura make muri yo. Ukanda kuri send uzahita ubona iyi step ikurikiyeho bavuga ngo uzahita bakubaza ngo ugiye kwishyura binyuze mu mwarimu sako. Bahita bakwereka amazina y'umwana ugiye kwishyurira n'ikigo aherereyeho n'ikigo kiwe ikiguzi, bakubwiye ngo amafaranga baguca ntayo baguca, kwishyura aya mafaranga ni ubuntu. Nibarangiza kushyiraho N ni ukugira ngo urebe ikurikiyeho ubirebe. Nikurikiyeho hariya kwa kuri gukoresha telefone gatoya, kugira ngo kwemeza kwishyiramo pin, ushyiremo password yawe kugira ngo wemeze amafaranga ko agiye kuri konti y'umwarimu sako wowe ushyirira mwana, kugira ngo nyuma gushyiramo pin ukande kwemeze. Nyuma y'umaze kwemeza uhita ubona iki kugira ngo ibyo mwasabye biri gukorwa, umutegereze ubutumwa bugufi. Bahita bakohereza message kuri telefone yawe umaze kwishyura umwana
amafaranga y'ishuri niba yayishyuye yose cyangwa yishyuye makeya bahita babibona, no ku kigo bakahita babona ko hari umwana wishyuye, bahita bakwereka icyo wishyuye, ukomeje bahita bakwereka ya message rero bakohereje ko bavuze ngo iki your payment of amafaranga wishyuye igiye ku mwarimu sako afite token bayishyuye cya gihe ntayo waciwe, bagahita bakwereka n'amabalance y'amafaranga usigaranye kuri mobile money yawe. Ni ukuvuga ngo iyo message niyo yemeza ko umwana wamwishyuriye amafaranga ku ishuri yigaho. Ndizera ko ikikenewe cyane hano kubanza ukamenya ntuza ya mbere, ndizera mubibona ko uhita birangira, ugahita ubona ko no kongera gutonda umurongo cyangwa kujya ku ishuri wishyura amafaranga y'ishuri uzajya ukoresheje ikoranabuhanga. Ubu ni uburyo bwagezweho bwa SDMS, nibwo buryo tuzajya dukoresha twishyura amafaranga y'ishuri. Reka rero nk'uko tubibonye hano muri iyi tutorial, nk'uko rero twaba tubivuga tureba uburyo system yashyizweho kwishyura umusanzu w'umubyeyi cyangwa amafaranga y'umubyeyi ya minerval cyangwa amafaranga y'ishuri yishyurwa kuri dukoresha uburyo bashyizeho bushyashya bwo kwishyura minerval. Reka tubirebe mu buryo buno muri pratique cyane kurusha yenda ko naherekaga ama screenshot, ariko noneho biroroshye cyane. Noneho ni uburyo bwizewe uzajya ukoresha kode y'umunyeshuri, cyane no kuba yizi akamenya ko ariyo yahawe n'ikigo agomba kwishyura, kandi nawe ureba amazina ye ugasanga niyo ariho. Turebe dukoresha telefone, yaba gatushe yaba gatoya, agatelefone gato yaba smartphone. Ni uburyo bwo gukoresha USSD nk'uko nabwiye ko ari ikigo gikoreshwa na sosiyete ya MTN, ariko ubundi biroroshye rwose. Reka dukoreshe telefone, uragenda wandike muri telefone yawe nk'uko twabonye inyenyeri 182 inyenyeri 3 inyenyeri 10, ubundi udiyaringe cyangwa sendinge. Iyo usendinze haza buno buryo bungahe, school fees cyangwa amafaranga y'ishuri ushyizeho 1, 2 ni ukoresheje kode y'ikigo nayo bishobora kuzakunda, na school feeding contribution cyangwa umusanzu w'ababyeyi mu kugaburira abana ku ishuri, na 3. ariko turi gukoresha ya mbere kugira ngo ni system iri gukorwa neza rwose ku buryo uzajya uhitamo icyiciro bigahita byikora byose. Duhitemo 1 baratubwiye ngo none ushobora ko natinze, ariko reka mbikore vuba kugira ngo na 3 ngire vuba kugira ngo bibe kuhita bivamo. Hitemo 1 student code, ndambwiye ngo iki injiza student amafaranga code y'umunyeshuri nyinjize. Code y'umunyeshuri ngomba kuba nyizi, cyangwa ukabimubaza ukabibaza n'ikigo uzahita bayibabwira. Okay, mfata umunyeshuri runaka 10 16 15 60 twande yaringe namwe connection problem on board code natinze. Reka twongere dusubiremo mbikore vuba nihuse. 3 ndi kubikwanga ko yako natinze cyangwa network ari nkeya. Hitemo 1 student code nyishyiremo 22 13 10 13 10 10 16 15 60 ahande itazana amazina yiwe n'ikigo yigaho. Tubona ko bazanye amazina yiwe n'ikigo yigaho n'amafaranga agomba kwishyura. Muri amafaranga yenda ashobora kuba ntayafite yose nkishyuramo make, cyangwa ntayafite yose nahita nyandikamo, ariko ngiye kwishyura ni makeya. Yinjizamo amafaranga ni nshaka kwishyura, ikirimo ndabangaya ko ari mfite. Yambwiye ngo iki ngo wemerewe kwishyura amafaranga 500 kubicye kuri account y'umwarimu sako ku munyeshuri uyu nguyu wiga hana. Ashyiremo pin, enter pin to confirm, ashyiremo pin y'umunyeshuri kugira ngo mwishyurire uyu munyeshuri kose mfite aha ngaha. Ndashyiramo password yanjye, imibare runaka ya password yanjye kugira ngo mwishyurire. Nirangiza ngire send, amafaranga ahita ava kuri ki, amafaranga ahita ava kuri konti ya mobile money agahita ajya kuri iki. Icyo nabibutsa nuko ugomba kubita amafaranga kuri mobile money
kugira ngo ubashe guhita wishyurira umunyeshuri wawe bitewe n'ikoranabuhanga. Ni ubu buryo rero twarimo tubireba nk'uko twabirebaga muri systeme, twarimo dukora pratique kugira ngo tubirebe koko bikunda, birakunda. Mwebwe mukore mwishyura abana minerivare cyangwa amafaranga y'ishuri bitewe na kode y'umunyeshuri uko ayifite. Murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Francis nk'uko bisanzwe. Ciao ciao.